Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Umwami Yesu akomeje kubarindira mu buntu bwe. Haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera komenti, basharinga ijambo ry'Imana. Ni ukuri ni iby'igiciro, murimo muradufasha gukora umurimo w'Imana kandi Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ni ukuri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, mukomeze kwihangana kandi mukomeze gukomerera mu Mwami Yesu, kuko muri Yesu honyine niho hari amahoro, muri Yesu honyine niho hari umunezero, ku Mana honyine niho ukura byose, niho ukura gukomera igihe cyose ugeze mu bihe bigukomereye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nakomeze guhabwa icyubahiro. Rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nkomeza kubashishikariza bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, ndabinginze nkomeje, ni ukuri burya Bibiliya ni igitabo kigaragara nk'igitabo, ariko harimo ubutunzi bwinshi. Haleluya. Muri Bibiliya harimo ubuzima, muri Bibiliya harimo iyi mibereho twirirwa dushakisha, muri Bibiliya harimo amahoro twirirwa dushakisha, muri Bibiliya harimo byose. Haleluya haleluya. Bibiliya ni intwaro umukristo wese agomba guhora afite, kuko ni intwaro urwanisha kandi ugatsinda mu izina rya Yesu Kristo. Mbifurije rero kugira Bibiliya ndetse no kugira igitabo cy'indirimbo, kuko birafasha cyane. Kuba uri umukristo birafasha ndetse cyane. Ndabibifurije rero buri muntu wese aharanire kubitunga, gutunga Bibiliya, ubutunzi ijambo ry'Imana, gutunga Bibiliya, ubutunzi ubuzima, gutunga muri Bibiliya harimo byose. Ibyo twifuza byose muri iyi si, muri Bibiliya birimo. Haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Twinjiye mu ijambo rero, ijambo tugiye gusoma Imana yashyize ku mutima, ntabwo ari ubwa mbere muryumvise, ariko hari impamvu Imana yaryururukije kugira ngo iribabwire mwebwe bakunzi ba Ruyenzi TV. Haleluya. Ni ijambo muhora mwumva, ni ijambo namwe ubwanyu mwisomera muri Bibiliya zanyu, ariko Imana yarimpaye ngo ndibabwire. Haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Duce bugufi rero tubanze dusenga Imana, tuyihe ikaze na karibu, kuko narababwiye ngo nta kintu n'iki na kimwe wakora udashyize Imana imbere ngo gitungane. Yesu nashimwe cyane. Burya mbere na mbere hagomba kubanza Imana. Haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane. Duce bugufi rero dusenga Imana, kandi buri muntu wese ajye abanza yihane mu mutima we, yumve ko agifitanye ubusabane n'Imana. Wibaze mu mutima wawe, ese Mana uracyandeba ukambona? Haleluya. Ese Mana uracyandeba ukanyishimira? Ese Mana ndacyari kumwe nawe? Ese Mana uje gutwara abawe nanjye nazamuka? Haleluya. Icyo kibazo burya iyo ukibajije bigutera kongera kugirana ubusabane n'Imana, aho uba wumva wowe udafite ubusabane n'Imana. Kandi bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri kugirana ubusabane n'Imana ni byiza. Mbifurije kugirana ubusabane n'Imana, kuko burya umenya umurongo uhagazeho, umenya uko ubanye neza n'Imana. Haleluya. Niyo wavuye mu murongo urabimenya. Yesu nashimwe. Ikindi kandi mbifurije gutunga Mwuka Wera. Mwuka Wera ni umuyobozi, ni umuyobozi utuyobora kuri byose, ni umuyobozi utuyobora mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Mwuka Wera ni umuhwituzi. Haleluya. Mwuka Wera araguhwitura. Iyo wibagiwe gusenga araguhwitura. Iyo wagiye kure y'Imana araguhwitura. Rero mukristo mwene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, mbifurije gutunga Mwuka Wera. Haleluya haleluya. Reka dusenge Imana twinjire mu ijambo. Data, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Ugira neza bugacya bukira, ugira neza, uri umurengezi mwiza,
ugira neza, uri umutabazi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Uwiteka Imana, reka wururuke wirangurure, nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, kandi ubwoko bwawe bukurikiye Ruyenzi TV bugiye kumva ijambo ryawe, reka rigire aho ribakura kandi rigire aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ariko mbere ya byose banza ubeze ubatunganye, ubabarire ibyaha byabo byose ndetse n'ibicumuro byabo, kugira ngo ijambo ryawe ryinjire mu mitima yabo, kugira ngo ijambo ryawe Uwiteka Imana ribabere inkomezi muri uru rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Tuguhaye ikaze na karibu rero Uwiteka Imana, tuguhaye ikaze na karibu Yesu, tuguhaye ikaze na karibu Umwuka Wera. Amina, amina, haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo, turarisanga muri Yeremiya 33 umurongo wa 3. Niryo jambo Imana yashyize ku mutima, buri muntu wese ararizi. Iri jambo ntekereza ko n'umuntu udatunze Bibiliya iri jambo ryose mwese murarizi. Ntabwo ari ubwa mbere mugiye kuryumva, ntabwo ari ubwa mbere rigiye kwinjira mu matwi yanyu, ariko uyu munsi Imana yarimanuye ngo ndibabwire, buriya hari impamvu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo Yeremiya 33 umurongo wa 3, haravuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Haleluya. Twongere dusubiremo ijambo. Yeremiya 33 umurongo wa 3, haravuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana irababwiye mwebwe bakurikiye Ruyenzi TV, muyitabaze irabatabara. Ni ukuri nta muntu watabaje Imana ngo ireke kumwumva, nta muntu wayiringiye ngo imukoze isoni. Haleluya. Mugeze mu bikomeye mutabaze Imana, mugeze mu byiza mutabaze Imana, kandi ikintu cyose muzajya muba mugiye gukora mujye mubanza muyoboze Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo Imana igiye iyobora umuntu ibintu ahantu habi. Haleluya. Imana ikuyobora mu nzira nziza, Imana ikwereka inzira nziza ukwiye gucamo. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabaza ndagutabara. Mutabaza Uwiteka, nuterwa nutabaza umwana w'umuntu, tabaza Uwiteka kandi Uwiteka aragutabara. Kandi iyo Uwiteka agutabaye biramenyekana. Haleluya. Iyo Uwiteka agutabaye ni ukuri gutabarukana intsinzi. Haleluya. Kandi intsinzi iturutse ku Uwiteka. Ni ukuri nta kintu n'iki na kimwe cyayivogera. Intsinzi iturutse ku Uwiteka nta hantu ijya. Intsinzi iturutse ku Uwiteka ni intsinzi iramba, ni intsinzi ihoraho igihe cyose. Haleluya. Uwiteka arababwiye ngo mutabaze arabatabara. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo kandi abereka ibiruhije bikomeye biri imbere mutabasha kumenya. Ntabwo wamenya ibigutegereje imbere utabanje kubwira Imana yawe. Ntabwo wamenya ibigutegereje utagereye Imana yawe ngo uyiganirize, uyitabaze. Icyo nkundira Imana, iyo wayitabaje iragutabara kandi ikakubwira ngo mwana wanjye ca muri iyi nzira, iyi wiyicamo kuko ahangaha hari amahoro, iyi wiyicamo kuko iyi ngiyi irimo imitego, ikakwereka inzira y'ukuri yo gucamo. Haleluya. Iyo watabaje Imana ikwereka inzira nziza ukwiriye gucamo. Haleluya. Mutabaze Uwiteka nawe arabatabara. Haleluya. Muri ibyo bibazo mufite mutabaze Uwiteka, muri izo ntambara mufite mutabaze Uwiteka, murwane urugamba murwanishe Kristo. Haleluya. Murwanishe inkota iturutse ku Uwiteka. Yesu nashimwe. Muri ayo marira ufite tabaza Uwiteka. Erega uririye umuntu nta kintu yakumarira, ariko iyo uririye Imana ukayibwira uti Imana ndarushye, Imana iruruka ikagutabara. Haleluya. Muri ubwo bupfubyi tabaza Uwiteka. Yesu nashimwe. Muri ubwo bushomeri tabaza Uwiteka. Yesu nashimwe. Muri ubwo burwayi tabaza Uwiteka kuko yiteguye kugutabara. Haleluya. Muri uko kuburaho kuba tabaza Uwiteka kuko Uwiteka yiteguye kugutabara. Haleluya. Muri urwo rugendo ugiye gukora tabaza Uwiteka agendane nawe, akuyobore, akubwira ati mwana wanjye uru rugendo rusubike, ntago rurimo amahoro.
Haleluya. Iyo watabaje Uwiteka ni ukuri ntabwo ujya utera utiteguye. Haleluya. Iyo watabaje Uwiteka arururuka yokabyara akakubwira ati mwana wanjye nakumvise kandi manuwe no kugutabara. Haleluya. Muri ubwo bupfakazi urimo tabaza Uwiteka, witabaza abantu, wabwira abantu ibibazo byawe bakakumvira ubusa, ariko iyo utabaje Uwiteka aruruka akagutabara. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Muri uko kubura buri kimwe cyose wifuza ukakibura, tabaza Uwiteka, kuko Uwiteka niwe mutabazi ukomeye. Haleluya, haleluya. Twegamiye umugabo ukomeye. Kristo ni umugabo ukomeye. Uwiteka ni umugabo ukomeye, kuko nta kintu n'iki na kimwe kijya kimuhangara. Haleluya, haleluya. Nimutabaza Uwiteka. Bakunzi ba Ruyenzi TV, Uwiteka arababwiye ngo ni mu mutabazi. Haleluya. Kandi nawe yiteguye kubatabara. Ese wowe utabaje Uwiteka? Wowe urumva Uwiteka witeguye ko Uwiteka yagutabara? Ese Uwiteka naza kugutabara arasanga ukibirimo neza? Ese Uwiteka naza kugutabara arasanga nta rwangano ugifite mu mutima wawe? Ese Uwiteka naza kugutabara arasanga nta macakubiri ugifite mu mutima wawe? Haleluya. Ese Uwiteka naza kugutabara arasanga nta bintu bibi biri mu mutima wawe? Ese Uwiteka naza kugutabara arasanga nta bugambanyi buri mu mutima wawe? Haleluya. Isuzume nanjye nisuzume. Uwiteka aratubwiye ngo nitumutabaze. Ese turamutabaza duhereye hehe? Ese turamutabaza dufite ibyaha? Haleluya. Yesu nashimwe. Tubanze twitandukanye n'icyatuma Uwiteka atadutabara. Tubanze dukure ibishimwa mu bigawa, kugira ngo Uwiteka naza kudutabara avuga ati koko abana banjye bantabaje bababaye, bantabaje banyizeye ko ngiye kubatabara. Haleluya. Yesu nashimwe, kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ni ukuri nimureke dutabaza Uwiteka, kuko nta wigeze atabaza Uwiteka ngo agende amara amasa. Nta watabaje Uwiteka ngo ananirwe kumutabara. Haleluya. Ahubwo utabaje Uwiteka umutima wawe umeze gute? Icyo nicyo kibazo nakubaza. Utabaje Uwiteka umutima wawe ukeye? Ese utabaje Uwiteka umutima wawe wumva ko Uwiteka uri uwo gutabarwa n'Uwiteka? Haleluya. Isuzume nanjye nisuzume. Nongeye ndabikubwira, isuzume nanjye nisuzume. Ese Uwiteka aje kugutabara yasanga umeze neza? Yasanga uhagaze neza? Yasanga abaturanyi babaniye neza? Yasanga abavandimwe mumeze neza? Yasanga umuryango ubereye neza? Yasanga abaturanyi mumeranye neza? Yasanga abo bana ubarera neza, abo bana utigeze ubyara? Haleluya, haleluya. Ese Uwiteka aje kugutabara yasanga uhagaze neza mu nzira ikwiriye? Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka aravuze ngo mu mutabaza azabatabara, kandi yiteguye kubatabara. Buri muntu wese yiteguye kumutabara. Ahubwo wowe isuzume, wibaze niba ko Uwiteka aje kugutabara yagira aho abona yinjirira kugira ngo agutabare. Haleluya. Nimufungure imitima yanyu, mweze imitima yanyu bakunzi ba Ruyenzi TV, kugira ngo Uwiteka naza gutabara aze gutabara neza, aze gutabara nta bimutangira. Haleluya. Aze gutabara nta bimusubiza inyuma. Haleluya. Aze gutabara afite imbaraga zituma koko hari ikimusunika kugira ngo agutabare. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mbifurije gutabarwa n'Uwiteka, mbifurije kuregerwa n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri ndiho kandi uzahoraho, tugushimiye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye ko nta kijya kikunanira mu bumana bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubwiye abantu bawe, abakristo bawe, ubwoko bwawe wiremeye, abakunzi ba Ruyenzi TV ngo bagutabaze, urabatabara. Uwiteka Imana rero baragutabaje aya masaha, turagutabaje aya masaha. Niwururukire kudutabara, niwururukire kuturengera, kuko ibiturwanya birahari, ibiduhangayikishije birahari, ibituriza birahari, hiwe ibiduteye intimba n'agahinda birahari. Turagutabaje Uwiteka Imana, nta mwana w'umuntu dutabaje, niwe dutabaje Kristo ngo ururukire kudutabara. Ngaho nuganze nutegeke, utabara abakunzi ba Ruyenzi TV, utabare buri muntu wese uzumva iri jambo ryawe,
kugira ngo Uwiteka Imana umutima unyurwe, kandi kugira ngo akomeze mu kuba mu buntu bwawe. Ngaho nuganze nutegeke, nukora imirimo n'ibitangaza, niwiheshe icyubahiro mu bantu bawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amina. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mbifurije gutabarwa guturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mbifurije gutabarwa guturutse ku Mana. Haleluya, haleluya. Mbifurije uburengezi bukomeye buturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Amina, amina. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda. Naho ubutaha mu ijambo ry'Imana. Amina, amina.